Muraza kunyemera muri kano kanya twihuse cyane nanone twerekeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byose biragendana n'igitero cyo mu ijoro ryo ku itariki ya 10 rishyira ku itariki ya 11 Werurwe mu mwaka wa 2026. Ni igitero cyagabwe mu mujyi wa Goma n'ihoro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yamaze kwemeza neza cyane ko rwose yitwa Depite Willy Mishiki, yari umuyobozi w'inama y'inararibonye y'imitwe ya Wazalendo. Ni imitwe leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahurije hamwe no kugira ngo iyo mitwe ifashe kurwanya leta y'u Rwanda ndetse na FCM 23 muri rusange. Ariko kandi amakuru akaba yamaze kwemeza neza cyane ko rwose Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze kuba yirukana Depite Willy Mishiki. Nta kindi ari kuzira Depite Willy Mishiki, ari kuzira ko rwose yamaze kwigamba Kongo Wazalendo ariyo yahitanye umufaransa kazi Goma. Byose rero biri kugendana nuko rwose leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda iyobya uburari bwo gushaka guhisha kino gitero cyagabwe mu gihugu muri rusange. Byose bikanagendana no gukomeza kugirekera kuri FCM 23 muri rusange. Muri kano kanya ndagira ngo nizimbye magambo tugiye kugaruka kuri no tangazo ryirukana uyu Depite Willy Mishiki, umuyobozi w'inama y'inararibonye y'imitwe ya Wazalendo. Byose bikanagendana rwose no gukomeza guhakana ku rwego rukomeye cyane ndetse no gukomeza kugutsimbarara kuri kino gitero cyahitanye uyu muzungu mu mujyi wa Goma muri rusange. Muri kano kanya ndagira ngo ntizimbye mu magambo mbinjize muri inkuru ku buryo burambuye. Reba hasi handitse subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana gatanu kuri gatanu. Ni amakuru menshi cyane uzajya ukomeza kugenda ubonera ku gihe hano kuri Gira Ubuzima TV special n'ubundi muri rusange. Depite Willy Mishiki wari umuyobozi w'inama y'inararibonye y'imitwe ya Wazalendo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze kwirukanwa muri iriya mitwe nyuma yo kwigamba igitero cya drone cyagabwe igoma kikicirwamo umufaransa kazi wakoreraga UNICEF ku itariki ya 11 Werurwe mu mwaka wa 2026. Ubwo Mishiki yaganiraga na televiziyo 5 Monde yavuze ko rwose kiriya gitero ngo kiri mu mugambi wa Wazalendo no kwisubiza umujyi wa Goma. Ati Wazalendo twambariye urugamba rwo kwisubiza Goma duturutse muri pariki ya Virunga, ubu tuvugana turi muri Nyiragongo mu birometero bike cyane hafi y'umujyi. Niyo mpamvu rwose y'ibyo bitero bya za bombe n'ibindi byose mukomeza kugenda mwumva. Ubuyobozi bwa VDP Wazalendo mu itangazo bwasohoye bwavuze ko rwose bwafashe icyemezo cyo kwirukana Mishiki kubera gutera impaka mu ruhame ndetse no gutangaza amagambo ashobora kongera umwuka mubi mu gihe igihugu kiri mu bihe bikomeye cyane by'umutekano. Abayobozi ba VDP Wazalendo bavuze ko rwose amagambo ya Mishiki yateje urujijo kandi ashobora gukoreshwa n'abanzi babo mu kubashinja uruhare mu bitero byibasira abasivile ndetse no gukomeza kwigamba ibitero bidafite aho bihuriye n'ukuri n'ubundi nibyo bashinja uyu muyobozi n'ubundi muri rusange. Bavuze ko aya magambo yarenze ku murongo w'ibyo umuyobozi cyangwa se umudepite yakagombye kuba atangaza ni mu gihe amakimbirane akomeje mu burasirazuba bw'igihugu. Bavuze kandi ko gutangaza amakuru nk'ayo ngayo ku mugaragaro bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane kuri Wazalendo imaze igihe kirekire ivuga ko igamije kurinda abaturage ndetse no gufasha ingabo za leta guhangana n'ihuriro rya FCM 23 Alliance Fleuve Congoma 23 n'ubundi muri rusange. Bagaragaje neza cyane ko rwose aya magambo adafite aho ahuriye n'ukuri na gatoya. Gusa nk'ubwo mbasomera rino tangazo, ni itangazo ryasohowe na VDP Wazalendo, gusa amakuru aremeza neza cyane ko rwose rino tangazo ryaturutse cyane ku itegeko ryaturutse bukuru kwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bikanagendana no ko rwose Perezida Tshisekedi nawe akimara kumva aya magambo ngo yagizemo ikikango gikomeye cyane bitewe n'uko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahakanye kiriya gitero kubera ko nyine cyaguyemo abasivile. Ariko kandi byari kuza gutungurana iyo kiza kugwamo nk'umwe mu bo bashakaga, ni cyane cyane abayobozi ba FCM 23 nk'uko aribo bari bagambiriye. Bishoboka ko rwose leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iba yaremeye ko rwose ariyo yagabye kiriya gitero muri rusange. Uyu Depite wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Mishiki wayoboraga rino huriro rya Wazalendo amaze iminsi myinshi cyane rwose akorera muri Wazalendo ndetse akamara n'iminsi myinshi cyane atangaza amagambo agiye atandukanye. Ni amagambo agaruka cyane rwose ku mirwano yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho rwose hari nk'ubwo mu minsi ishize bwo twavuga nk'amagambo yigeze gutangaza ku itariki ya 14 z'ukwa 12 2025 avuga ko rwose ngo mu minsi 18 ngo Wazalendo igomba kuba yinjiye mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo ni amagambo yumvikanye kandi agakwirakwira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, nyamara kandi mu by'ukuri nta kintu na gitoya byigeze bitanga. Ariko kandi binatangazwa n'andi magambo agiye atandukanye yagiye akunda gutangaza mu bihe byinshi cyane bigiye bitandukanye ubwo yari arimo n'ubundi muri iri huriro rya Wazalendo. Uyu mudepite wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari amaze kwamamara cyane kubera imbwirwaruhame ze zidakunda no kugera ku ntego. Ariko kandi Alliance Fleuve Congoma 23 nayo ikomeza kugenda ivuga ko rwose nubwo ngo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza kugenda ifata imyanzuro ikakaye nk'iyi ngiyi, byose bikomeza no kugendana gukomeza guhisha amakuru agiye atandukanye y'ukuri guhari ku bigendanye no gukomeza kwerekana ukuri kw'ibitero bikomeje bya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'igihugu n'ubundi muri rusange. Ni inshuro nyinshi cyane leta ya Repubulika ya Demokarasi
Demokarasi ya Kongo yagiye ikunda kwifatanya na Wazalendo mu bitero bikomeye cyane byagiye bigabwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haba mu mabombe yifashishwa drone za kamikazi ndetse no mu bitero byo hasi ku butaka, cyane cyane ko rwose ariho leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza kugenda ishyira Wazalendo zigakomeza kugenda zifatanya ku rwego rukomeye cyane na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikanyura mu kirere, ni mu gihe ihuriro rya Wazalendo ryo ryanyuraga ku bitero byo ku butaka, ku buryo n'ubundi bahurizagamo hagati ku rwego rukomeye cyane, byose bigamije gutsembatsemba ku rwego rugaragara abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Depite Mishiki wirukanwe azira kwigamba igitero cyahitanye umufaransa Kazigoma, yirukanwe nyuma y'uko rwose Ubufaransa nabwo bwahagurutse ku rwego rukomeye cyane bukavuga ko butumva neza cyane uburyo ki benshi cyane bakomeza kugenda bagwa muri ibyo bitero ari abasivile, nyamara kandi byagakwiye kuba bigwamo abasirikare kuko ari nabo bakomeje kugenda bahangana ku rwego rukomeye cyane, bigakomeza no guteza urujijo rukomeye cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inshuro nyinshi cyane Alliance Fleuve Congoma 23 yagiye ikunda gutangaza ko rwose uko byagenda kose, uko gukomeza kuranga ku gahenge kwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byose bikaza gukomeza kuyitirirwa, bitazigera bikomeza kwihanganirwa na gatoya, ahubwo ikizakora ari ugukomeza ngo gusubiza ibitero bya Kinshasa uko byagenda kose. Nyamara kandi nubwo amahanga yo AFC M23 ifashe umwanzuro wo gusubiza ibitero bya Kinshasa, amahanga ahaguruka kugira ngo ayibuze gukomeza kugaba ibyo bitero ku rwego rukomeye cyane. Inshuro nyinshi cyane Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye akunda kumvikana ko rwose azafasha iyi mitwe ikomeye cyane yo mu bwoko bwa za Wazalendo ndetse na FDLR kwisubiza ku rwego rukomeye cyane, ngo ubutaka bw'igihugu cy'u Rwanda, ni cyane cyane ko rwose FDLR inakomeza kugenda igaragaza ko irajwe inshinga no kutaha mu Rwanda nk'uko yagiye ikomeza kugenda ibivuga. Byose biranagendana n'ibitero byagiye bikomeza kugenda bishaka kugabwa ku butaka bw'u Rwanda. Ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu burengerazuba bw'u Rwanda zikahagoboka, bikanagendana n'uko rwose Kinshasa nayo ubwayo ikomeza kugenda igaragaza inyota ikomeye cyane yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ariko kandi byose ngo bikanagendana no gushaka kwisubiza ibice bitandukanye biri kugenzurwa na AFC M23 n'ubundi muri rusange. Ndagira ngo nizimbye mu magambo bashimire mwakoze kubana natwe muri aya makuru magufi cyane, ni amakuru agaruka ku mirongo y'imbere ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndagira ngo ntizimbye mu magambo tugaruke mu yandi makuru agiye atandukanye, ni amakuru menshi cyane muzakomeza kugenda mubonera ku gihe 5/5. Reka nizimbye mu magambo nsoreza aha ngaha, twongere tugaruke mu makuru yandi agiye atandukanye dukomeza kugenda tubategurira 5/5 muri rusange.